Nubwo TV Rwanda nizera ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane aho dukurikira uherereye waba uri hano imbere mu gihugu n'uri hanze y'igihugu wese tumuhaye ikaze hano mu kiganiro cyacu tugiye kugirana. Nizere ko mumaze kumukirika kuri like, nizere ko mumaze kumukirika kuri subscribe. Ibitekerezo byanyu nabyo muri komanteri ni ingenzi bitewe n'uko mubyumva. Twancene rero derby yahumuye irabura amasaha makeya cyane rwose ngo itangire rwose ibe ku munsi w'ejo ku wa gatandatu ku isaha saa 12 kuri stade Amahoro. Ibintu bizaba ari ibicika rwose. Ikipe ya APR Football Club izaba ikina n'ikipe ya Rayon Sport, umukino wishiraniro, umukino w'ikirarane, umukino utarakiniwe igihe mu by'ukuri. So ubwo rero mbere y'uko uno mukino uba hari byinshi cyane birimo biragenda bivugwa, bamwe babikoze mu mitana bakibwira batanazi, ariko nanone reka duhere kuri ikipe ya APR Football Club, turaza gukurikizaho byinshi cyane bizabera muri uriya mukino. Muri APR Football Club rero amakuru agezweho kano kanya nuko uwitwa Dauda ashobora kudatera match yo ku munsi w'ejo, biri confirmed kuko aracyitabwaho n'abaganga hariya i Kanombe. Ubwo rero bivuze ko uwitwa Dauda ku munsi w'ejo arabuze. Uwitwa Lamptey nawe murabizi ko muri no minsi ntabwo arimo aragenda akoreshwa cyane. Byinshi cyane biraterwa nuko nkuko nawe babwiye aba bakinnyi uko ari babiri bari bagiye bakora amajabu rwose, bakajya hanze rwose ya lokale bakagira ibyo bakorana n'abakobwa. Ubwo rero discipline iyo ngiyo ntabwo muri stade cyangwa se mu ikipe y'ingabo z'igihugu ntabwo iba yemewe, kubera ko ikintu cya mbere kiranga ingabo z'igihugu ni discipline is fast, naho ibindi byose bikaza nyuma. Hanyuma ikindi kintu wamenya ni uko ku munsi w'ejo hashize ikipe ya APR Football Club ikaba yarakoze imyitozo kuri stade Kirenga hariya Isharongi rwose, aho basanzwe bakorera imyitozo. Abakinnyi barahari bose uretse uwo Dauda ndetse n'uwitwa Mbawoma batazagaragara kuri iriya match yo ku munsi w'ejo, ariko ibisubizo birahari cyane kuko aho Dauda akina uwitwa Ruboneka arahatera, nubwo ejo bundi kuri polisi byari byagoranye, ariko Ruboneka n'ubundi yari asanzwe akina ku 8 mbere y'uko bahindurira umwanya witwa Dauda bakamukura kuri 6 bakamushyira ku 8. Mu by'ukuri APR Football Club nabonye intare zitonoma rwose zihamagara abafana. Witwa Mamadusi mu Rufaransa rwiza cyane rwose yavuze ko ari match y'ingenzi kuri bo. Icyo basabwa rwose bahamagarira abafana ari uko baza muri stade, hanyuma icyo babizeza akaba ari intsinzi. Icyo kimwe na bagenzi be, yaba uwitwa Nzotanga Fils n'uwitwa Kwitonda Ale aka Baka, nabo bose bahamagariraga abafana kuza muri stade ku munsi w'ejo gushyigikira ikipe yabo, nabo bakabizeza intsinzi. No munsi nabwo bari buze gukora imyitozo ya nyuma hara kuri stade Kirenga, aho baraza kuba rwose bakora imyitozo ya nyuma. Ubwo rero abashobora kuza kugeraho muze kugeraho mwihere ijisho imyitozo ya ekipe yanyu mbere y'uko ejo ruzaba rwambikanye. Baracyari kwiga kuri ekipe ya Rayon Sport imaze iminsi itsinda, haba hari abashinzwe kwanariza amavideo ya adversaire gusa. Ku munsi w'ejo kuri derby mushobora kubona ibitangaza rwose. Nsome ku mazi twancene n'ikiganiro rwose. Ku munsi w'ejo mushobora kuzabona ibitangaza. Ikipe mudama hirwe menshi bivuga ati baye gutya na gutya derby irakinwa, ntabwo derby irangura muri forme cyangwa imeze gutya. Everton iraziga kubita Liverpool kandi Everton irwaye, ni derby nyine nta gapingane. Amagambo aba yatangajwe mbere y'umukino, by'abafana babahize, abayobozi byabahize, byose nibyo biza bikirundira kuri wa mukino bikawuhereza uburemere bwo ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero amatike nayo nimo mbona apana lower bowl ageze ku kigero cya 67%, sinzi aho bigeze ubu ngubu, ariko 33 kabura karaba kuzuye rwose, nta kabuza stade Amahoro igomba kuzura. Hasi hamaze kuzura muri rowa apa rwose 33% kabura, nako hejuru mugura amatike rwose muzabasha kwitabira umukino. Muri uyu mukino hazaberamo udushya tugiye dutandukanye. Aba DJ bazaba habaye DJ Brian na DJ Crash
bazaba bari kuvangavanga imiziki yarabashimisha cyangwa se basusurutsa abitabiriye biriya birori. MTN nayo izaba hari irimo itambutsa ubutumwa bwayo. Hanyuma ikindi kandi hariya ngo hazaberamo icyo twakwita nko gushimira perezida wa repubulika Paul Kagame kubwo gutanga stade Amahoro. Ushobora kwibaza ngo ibintu bizaba byifashe bite? Uko ibintu rero bizaba biteye nuko ibi bintu byaraye bitangajwe n'uwitwa perezida wa Rayon Sports Twagirayezu Tade mu kiganiro n'itangazamakuru cyateguraga umukino bafitanye n'ikipe ya APR Football Club. Tade rero yavuze ko yifuza ko bazaha perezida impano yo kumushimira ko yabahaye stade. Yanavuze ko mu mitekerereze ye yumvaga ko stade Amahoro niramuka ivuguruwe izakomeza nyine kuba isanzwe imwe ntoya, ariko ubu ngubu ubushobozi bwayo bukaba bwarikubye kabisa. Yagize ati hari akantu kamwe ngira ngo nyakubahwa perezida Paul Kagame, tuzabe perezida Paul Kagame impano y'uko yaduhaye iriya stade nk'uko asanzwe atureberera iriya stade. Rero ntabwo twari tuzi ko izaba imeze kuriya. Njyewe numvaga ko bazayivugurura bisanzwe igakomeza kwakira abantu yakiraga, ariko uyu munsi ni 45,000 ubushobozi bwayikubye inshuro ebyiri. Ati niyo urebye ukuntu yubatse rwose iri ku ruhando mpuzamahanga. Ati benshi bavuga ko ngo ari impanga ya stade ya Paris Saint-Germain. Rero ndashaka ko mubimfashamo nk'abanyamakuru, kandi ndabizi ko mufite ku mutima gushimira umukuru w'igihugu. Yavuze ko ku munota 24 umunota 24 bihura n'umwaka 2024 stade Amahoro yatashyweho, abafana bose bazahaguruka bagaha icyubahiro perezida Paul Kagame. Yagize ati ku munota 24 bihura n'umwaka 2024 umwaka perezida wa repubulika yaduhereyemo iriya stade nziza twese y'abasportifu, yaba ari aba APR Football Club cyangwa se abareyo, twese tuzahaguruke tumushimire kuri stade nziza yaduhaye icyitegererezo muri Afurika. Ati tariki ya mbere Nyakanga 2024 nibwo perezida Kagame yafunguye ku mugaragaro stade Amahoro, nyuma y'uko ivuguruye igashyirwa ku rwego mpuzamahanga. Kuri ubu yakiraga abantu barenga 45,000, mbere yakiraga 25,000. So ubwo rero ni ibyo ngibyo n'udushya twese tuzabera hariya muri stade Amahoro. Mwese icyo musabwa no kuba muhabaye mukareba kandanda. Bareyo bariteguye cyane, hara rwose hazaberamo ibirori byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ikindi kandi ngo hagati ya saa sita na saa 9 abazaba barimo uzagura ibinyobwa 2 bya Skol, product 2 za Skol azongezwa ikindi cya gatatu, ariko ni hagati y'abazaba barimo kuva saa 6 kugera saa 9. Rero murasabwa kuba muri yo kare mukabasha kwenjoyinga ibyo birori. Ariko nizera ko ntabwo ndi umutoza wa APR Football Club narekura abakinnyi banjye bagakina bagatanga ibyo bafite mu by'ukuri, aho ubundi n'ibitabe byo ngibyo rwose kazana ibintu nk'ibyo bamaze iminsi bakina kuri Rayon Sports ifite umuvuduko umeze kuriya. Abasaza baje mu bintu byabo dushaka kuzabirya abafana ba APR Football Club. So no mutoza ariko nawe arabizi ko match mu buryo bumwe cyangwa ubundi ishaka kuba yakugiraho ingaruka. Ubwo rero nabo arabizi icyo gukora, ntabwo yifuza gutakaza akazi, ntabwo yifuza ko bihindura isura, kuko igikombe rwose yaba arimo aragenda agitanga. Rayon Sports yatugera amanota 29. Yego APR cyafite ibirane 2 ifite 18, ariko yayashyizemo kuri Noreyo. Abasaza baje ngo bategura ngo baje mu bintu byabo bategura hanze n'imbere byose. Na APR yatakaje mu penzeto nawe wari umujyanja buriya. So ubwo rero APR Football Club igomba gusya itanditse kuri no match, gasubiza neza abafana bayo, ikaba intangiriro y'uko APR igomba kubikomeye mu by'ukuri. Ubwo ku munsi w'ejo rwose ndabararikira kuzaba gezaho 11 babanzamo, nzaba nabateye imboni. Ejo muri navuze n'undi mutoza yari yabanjemo kabisa nta ntibeshye n'akantu na gato. So ubwo rero ni ibyo ngibyo, ni ibyo
reka nimugoroba nshobora kubagezaho training report cyangwa se raporo y'imyitozo iraba yabaye. Muze kuba muri hafi rwose, mukande subscribe, mukande like, tuze kubana. Reka mbabwire nti rero mukomeze mugire ibihe byiza cyane, tuze kongera mu biganiro ndi buze gushya.